leta n'umubyeyi yego n'umubyeyi kandi umubyeyi anezezwa n'ikintu cyose gishimisha umwana we ariko nanone umwana si byiza ngo ababaze umubyeyi iyo dukoze ibintu byose tubabaza ababyeyi ni bibi yego so rero ku mpande zombi numva nta kintu gikomeye kitakosoka nitubishaka nk'abakozi b'Imana twahura tugahuza impuzamatorero zigahuza natwe tugakora inama tukagira ibyo dusaba kandi byakumvwa ariko ibyo kujya hari ukavuza induru ngo bafunze insengero haje ibi n'ibi ntabwo ari byo mubanze mutekereze byatewe n'iki niki cyabiteye yenda bashobora kuba batazi ko icyo kintu kihari ariko kuba ingamba zafashwe giye wenda zisapotinga kandi rwose ntako batagize ko baratugoragoje pe baratugoragoje pe ukabona umuntu arasengera abantu ahirika bambara ubusa gusenga arateranya imiryango nibanje nkavuga ngo nibanje nkakubwira ngo uriya umuturanyi wawe umwirinde mbonye kuroga n'urugero kandi ayivugira mu ruhame ubwo bimeze bite nturimo gusenya si imiryango twemera ubushake bw'Imana ubugombe bw'Imana yego yes kandi tunayumvira yes nababiretse ukuntu Yona yagiye Imana itamutumye mwabonye ibyamubayeho natwe twagiye mu by'Imana itadutumye Imana idufatira ibyemezo reka rero twemera ibyemezo Imana yadufatiye nubwo tuvuga ngo ni leta yadufatiye ibyemezo ntabwo ari yo muraho nshuti zacu nshuti bakunzi ba Good Face na Kiana TV show nimugubwe neza aho muri hose tubifuriza amahoro n'amahirwe mu buzima bwa buri munsi tubifuriza guhaha mukaronka mu byo mukora amaboko yanyu na hirwe akanya nk'aka ngaka nk'ibisanzwe tukaba rero tubahaye ikaze kuri zino channel zombi kugira ngo muduheshe umugisha natwe tubaheshe undi turi kumwe n'umukozi w'Imana umwana w'Imana nabyo sinabura kubivuga kuko namaze kumenya ko abakozi bakwanga akazi cyangwa umukoresha akabirukana abakozi n'abakozi ariko umwana mu rugo burya nta kintu gishimisha y'umubyeyi arimo akoresha umwana we akazi agakora atinuba kuko bavuga ngo ni mu rugo tuguhaye ikaze murakoze Imana ibaha umugisha kandi mwakoze ku uyu munsi kuza kudusura yego ni itegeko rega gusurana n'ubundi nuko ubu bisigaye bitandukanye n'ibya kera uko byabaga bimeze buriya ntiwasura umuntu udakunda kandi urukundo n'iryo tegeko ngira ngo rigaruka kenshi muri ibi hano mu gitabo cy'Imana so rero Yesu yadusigiye gukundana ndumva rero urimo neza ahandi mumeze mute nukuri turashima Imana murashima Imana no mu itorero amatorero se turashima Imana no mu itorero no kuvuze ngo no mu matorero se ngo bimeze bite nuko uyu munsi nyine harimo abataka ko bafunze ayacu twebwe arafunguye twebwe aho dusengera turahafite yego ariko hari n'abandi bavuga byinshi ariko byose bifatanyiriza mu kutuzanira ibyiza mwebwe arafunguye twebwe arafunguye ubu tuvugana hari ubyumvise akagira ngo ni amatorero yawe ku giti cyawe oya ni itorero nsengeramo yego itorero rero ateraniramo aragira ati rirafunguye yego mukozi w'Imana urakoze cyane rwose kandi turagushimiye ko uduhaye umwanya wo kuba turimo tuganiriza abakunzi bacu abakunzi b'ijambo ry'Imana abakunzi b'ibyiza byo kuri Good Face na Kiana TV show ese nka buriya iyo ugiye kureba usanga impamvu cyangwa se nyirabayazana ukuba zino nsengero zarafunzwe ari iyihe cyangwa se ari inde reka yenda mbanze nsome icyanditswe hano kiri muri Matayo 21 dore ku murongo wa 12 none yego mbere yuko dore ku murongo wa 12 kadusenge umutwe w'ijambo yego icyo ntegereje Yesu yirukana abaguriraga mu rusengero mu yandi magambo Yesu yirukana abacururizaga mu nsengero yego
ngo nuko Yesu yinjira mu rusengero rw'Imana yirukanamo abaruguriragamo bose, yubika ameza y'abavunjaga ifeza n'intebe z'abaguraga inuma, arababwira ati byanditswe ngo inzu yanjye izitwa inzu yo gusengerwamo, ariko mwebwe mwayihinduye isenga y'abambuzi. Haleluya, amen. reka dusenge Imana hanyuma dukomeze. Data mu izina rya Yesu, turagushimye turaguhimbaje mukunzi mwiza, waturinze twabyutse biremera, n'abadukurikirana nuko babyutse bikemera. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Mukunzi mwiza, ndakunyize kugira ngo uze ubane nanjye, ijambo ryose ndivuge Mwuka Wera mvuge mbwirijwe nawe. Urakoze Mana isumba byose, urakoze mukunzi mwiza, ni mu izina rya Yesu sezerize, amen. Amen. Warugize uti ubona nyirabayazana arinde. Hano Yesu ngo yasanze abantu bacururiza mu rusengero. Yego. Mu yandi magambo ahita abona ko bahinduye isenga y'abambuzi. Bivuze ngo ntabwo insengero zose, ntabwo abakozi b'Imana bose b'iki gihe bose Yesu yabasanze bacururiza mu nsengero. Yego. Ariko hari bamwe bakoraga nk'ibi. Buriya rero abanyarwanda bajya bavuga ngo umukobwa umwe agatukisha bose. Kubera icyo kibazo cy'abantu bavuga ngo Imana iravuze, uriya mugore si uwawe, mubyaranye 5 bakabashenye umuryango. Kubera harimo abantu avuga ati genda uzane ikibanza, title y'ikibanza cyawe, hanyuma Imana ikugirire neza, kwishyurira ideni. Yego. Kubera yuko hano avuga ati umushahara wawe wose Imana iravuze ngo tanga Isaka wawe wuzane, nibwo ubona promotion. Abantu twese ntabwo tugira ubwenge kimwe, abantu twese ntabwo tubona kimwe. Hari abantu babaye manipulated, bashutswe bakinira ku bwonko na bamwe muri bagenzi bacu dukora umurimo umwe wo gukorera Imana. Yego. Kandi ibyo bintu byagiye bikorwa suko, reka mbabwire, buriya igihugu ni umubyeyi. Nk'uko ubizi neza yuko umwana wawe atagenda ngo yibe bigushimisha, nk'uko abana bawe bataba abasambanyi ngo bigushimisha, ni nako igihugu kitanezerwa kibona abana bacyo bagenda bakora ibyangwa n'amaso y'Imana. Bivuze iki? Ni ukuvuga ngo itegeko nta muntu ritabona, nta n'umuntu ritareba. Ntabwo abakozi b'Imana bose, ntabwo insengero zose ziri registered, ntabwo bose bagurishiriza mu rusengero, ntabwo bose ari abambuzi, ntabwo bose ari abesikoro, ntabwo bose bakora ibyangwa n'amaso y'Imana. Oya. Yego. Ariko ababikora mu izina rya Yesu, ababikora mu izina ry'urusengero bitirirwa bakuriye, leta ibaye izanye ingamba zishobora gukumira ikintu cyose cyaganisha mu buyobe ku bana b'Imana. Ntabwo twavuga ngo byacitse. Yego. Rero mbona nyirabayazana ari imyitwarire mibi ya bene data muri uyu murimo turimo wo gukorera Imana. Yego. Twagiye tubona abadamu benshi babaye repti, babikorewe n'abashumba bamwe, n'abavuga butumwa bamwe, n'abahanuzi bamwe. Ibyo murabizi ko byagiye bibaho. Rero kuba byarabaye ntibivuze ngo abashumba bose, ntibivuze ngo abavuga butumwa bose ni babi, ntibivuze ngo insengero zose muri rusange ni mbi. Ariko se urumva ubaye uri umubyeyi wabigira utari wowe? Icyaha cyarakozwe mu izina ry'abakristo cyangwa se ry'abashumba cyangwa se ry'iki, icyo gihe nawe uri umubyeyi ukora iki? Hari ukuntu bikora muri rusange, urahana nyine ukumire n'ibindi bizaza mu gihe kizaza, n'abandi iryo ni itegeko rigomba kujyaho, n'abandi bazatangira insengero bazakurikiza. Kandi none iryo tegeko riba ryagiyeho, riba ari itegeko ryo kugira ngo ritubere maso ibyabaye cyangwa uko ibintu byagenze uko bitagomba kugenda bitazongera. Yego.
rero nkanjye mbona icyabiteye ari icyo ngicyo nkurikije iri jambo ry'Imana riri hano. Ikindi navuga kuba insengero zarafunze izigomba gufungwa zigafungwa. Yego, kuko si zose numva nta gitangaza cya nta nkaza yacitse amabere, kubera ko urusengero ruba muri twebwe imbere, Imana iba muri wowe imbere. Yego, ntago gusenga babikuza ko nta muntu ntawakwishe, uri muzimu ahantu hose wahasengera, mu nzira ugenda wahasengera, sibyo? yego, gukorera Imana ntabikubujije. Wavuga ubutumwa, wasanga umuntu ukamubwira ubutumwa yakwemera agakizwa. Njye ndumva nta kintu gikomeye. Abenshi bazi ko gukirizwa nyine gukizwa neza ari ukukizwa uri muri ruriya rusengero rwubatswe n'abantu. Urura rwubatswe n'abantu nurudufasha aho tuhurira twese kugira ngo turamye umukiza wacu, kugira ngo ubutumwa burushaho kugira agaciro kuba bwumva n'ababona ko abayoboke ari benshi. Ariko mu by'ukuri urusengero wafunga nk'abara nukunyica ngewe. Ariko mu gihe ndi muzima kandi mu by'ukuri reka tujye tuvugisha ukuri. Ibi byose biba byabaye n'ibitubera amaso. Ikindi, imikoreshereze y'ayo maturo yakoreshwa gati. Maturo ni hatari. Ari mwene data twaza tuganira aravuga ati biriya bintu ni byiza. Ati kuko amaturo nibaje hanyuma leta igakuraho percentage yayo, nukuvuga ngo abakuriye urusengero cyangwa se abanyurusengero bazayakoresha neza, kuko bizaba bigaragara neza, bigaragara ngo uyu munsi hatuwaya percentage yavuyeho naya, hasigaye agaragare. Ubwo nuvuga ngo n'abakristo batamenya uko bigenda bagiye kujya bamenya uko bigenda. Rero nge ndumva nta kibazo gihari, ibintu byose bigira umurongo. Ushobora kuba uyu murongo ukomereye udukomereye, ariko nge numva nta kibazo gihari. Hari akantu uvuze ngo n'abakristo ngo batajyaga bamenya uko bigenda, ubu ngubu nabo barahita baboneraho bamenye nyine yinjiye nasohotse, bamenye nyine rega buriya amaturo ubundi nuko tutabizi. Amaturo abakwiriye gufasha abakene, abakwiriye, ariko usanga insengero zituranye n'abakene, insengero zubatse neza ugasanga nta n'umwana barihira amashuri ubegereye. Ni ikibazo. Yes, ni ikibazo. Rero nge ndumva nta kintu gikomeye gihari. Imana ukorera, niba ukorera Imana uzakomeza uyikorere, niba ushaka gusenga uzakomeza usenye nta kubujije. Hari abana bonye babikuririje cyane, ariko mu by'ukuri nge nta kibazo gihari. Ahubwo reka nkubwire, ahubwo mbaza ngo niki ubona ari iki cyatumye iyi miraba n'imiyaga igera ku bakozi bamwe b'Imana batabigizemo uruhare? Nanjye nicyo nari ngiye kukubaza. Reka dusome muri Yona igice cya mbere umurongo wa mbere. Yego, reka dusome muri Yona igice cya mbere uhereye ku murongo wa mbere. Ubwo uraza kumbwiraho turi bugarukirize. Yona yanga gutumwa, umuyaga ubakubira mu nyanja. Yona yanga gutumwa, umuyaga ubakubira mu nyanja. Yego, ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Yona mwene Amitayi riramubwira riti, haguruka ujye i Nineve wa murwa munini, uwuburire kuko ibyaha byabo birundanyije bikagera imbere yanjye. Buretse haguruka ujye hehe? Ujye i Nineve. Ujye i Nineve kugira gute? Kubaburira. Ubaburira iki? Ubaburire kuko ibyaha byabo birundanije bikagera imbere yanjye. Mu yandi magambo, ibyaha byabo bimaze kuba byinshi, ibyaha byabo bimaze kundambira. Haleluya, amen. Ariko aho yatumwe siho yagiye. Yesu ashimwe cyane. Amen. Hano ndashaka kuvuga ko kuba pasiteri batumwe n'Imana kubwira abantu kuva mu byaha, kubwira abantu kureka ibyangwa n'amaso y'Imana, ahubwo bakabafasha kubikora, ahubwo bakanywa, bagasambana, bakavuga ubutumwa bunyuranyije n'ubwo Imana yabatumye. Abo niba baduteje imiraba n'imiyaga. Haleluya, amen. Komeza. Kuri gatatu aravuga ngo, ariko Yona arahaguruka ngo acikire i Tarushishi ahunga Uwiteka. Umva, Yona yashatse guhunga Uwiteka. Aho atumwe siho yagiye. Ubutumwa Imana yaduhaye sibwo twavuze. Niyo mpamvu imiraba n'imiyaga mubone duhuhahuha. Haleluya. Ariko ndababwiye ngo abazi Imana yabo bazakomera, niba mara gukomera bazakora iby'ubutwari. Amen. Ntabwo imiyaga n'imiraba rero kuwahamagawe nta kivuze.
Yesu ashimwe cyane. Amen. Ariko nanone two gukomeza turimo tuvuga ngo kuki bafunze, kuki amategeko yaba amategeko. Oya, Yesu ashimwe cyane. Amen. Bigomba kubaho kubera hari abantu batumwe bajya aho batagomba kujya, bakora ibyo batagomba gukora. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe cyane. Niyo mpamvu ibimera n'imiyaga, niyo mpamvu ibibazo mubibona. Komeza. Yego. Amanukana Iyopa abona inkuge ijya i Tarushishi, maze atanga ihoro ajya mu nkuge ngo ajyane n'abandi i Tarushishi. Ajyana n'abandi i Tarushishi. Ahunge Uwiteka. Haleluya. Ndagira ngo mubyumve. Yagiye hehe? I Tarushishi. Yaratumwe hehe? I Nineve. Yesu ashimwe cyane. Amen. Arangije. Bivuze ngo aho yagiye, aho yaratumwe siho yagiye. So yagiye. Natwe aho twatumwe siho twagiye. Iby'Imana yaduhaye kuvuga sibyo twavuze. Yesu ashimwe cyane. Amen. Yaduhaye abadamu bo gusengera, turabasambanya. Haleluya. Yaduhaye kubwira abantu ngo iki ni icyaha, ahubwo twabwira ngo nimuze tubakuremo ibyaha, nkaho ari twebwe dukiza ibyaha, tukabakoresha ibyangwa n'amaso y'Imana. Haleluya. Tugatangira kuvuga ko kunywa inzoga ntacyo bivuze. Yesu Kristo ku musaraba yabirangije. Mwikorera ibyo mushaka, ariko ndashaka kubabwira ibi ngibi byo murimo kubona mwishyira mwigora igihugu ngo cyafashe imyanzuro ikakaye. Oya, ahubwo ntitubanze twirebe aho twatumwe twagiyeyo. Iby'Imana yatubwiye kuvuga twarabivuze. Yego. Haleluya. Hari abantu benshi barwaye bakeneye gusengerwa kugira ngo imbaraga z'Imana zigaragare. Ese mwene data twarabikoze? Haleluya. Hari abakene bakeneye ubufasha, amaturo yacu tukayikanyiza, tukabaga ari twebwe ese abo bantu twarabarebye, twarabasuye, twarabagaburiye, twarabambitse. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Aho twatumwe siho twagiye. Komeza. Maze Uwiteka yohereza umuyaga mwinshi mu nyanja haba ishuheri ikomeye, inkuge yenda kumeneka. Maze Uwiteka yohereza umuyaga w'ishuheri urangije inkuge yari igiye kumeneka. Uyu muyaga w'ishuheri ndawugereranya n'ibi byose mubona. Haleluya. Amen. Iyi miyaga rero ni imiraba, iraterwa no kutumvira kwacu, iraterwa no gukora ibyangwa n'amaso y'Imana, biraterwa no gukora iby'Imana itadutumye. Haleluya. Yesu ashimwe. Ntabwo Imana yadutumye gusenya amago y'abantu, ntabwo Imana yadutumye gutanya abagabo n'abagore, Imana yadutumye gusana mitima ishenjaguritse, Imana yadutumye gufasha. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ariko kuko tukora iby'Imana idashaka ko dukora, niyo mpamvu iyi miyaga n'imiraba muyibona. Muhagarare rero, muhagarare twemere bitugereho, tujye mu rufi. Komeza. Abasare baterwa ubwoba, umuntu wese atakambira ikigirwamana cye. Ibintu bari batwaye mu nkuge babijugunya mu nyanja ngo boroshye inkuge, ariko Yona we yari mu nkuge hasi cyane aryamye yasinziriye. Umva, yari mu nkuge hasi yiryamiye yiturije. Natwe turatuje mu nkuge, turatuje. Yesu ashimwe. Uyu Yona yinjiye muri ubu bwato, nta nubwo yagize n'umutima wo kubwiriza abasanze mu bwato. Haleluya. Ngo byo uravuga ati ariko nubwo ngiye Tarushishi naho hari abanyabyaha, reka mfe kuvuga. Ntabyo yavuze, ntabwo yigeze abwiriza. Haleluya. Wumve ko babonye umuyaga n'imiraba bagatakambira imana zabo. Bivuze iki? Ntabwo bari bazi Imana isumba byose. Yego. Yesu ashimwe cyane. Amen. Hari ibintu bimwe bitugeraho, hari imwe itugeraho, hari ibigeragezo bitugeraho, ariko mu by'ukuri twebwe twabyiteye. Haleluya. Amen. Aho twatumwe so twagiye, ibyo twatumwe sibyo twavuze. Haleluya. Amen. Komeza. Kuri 6 aravuga ngo nuko umutware w'inkuge aza aho ari, aramubaza ati wabaye ute wa munyabitotsi we? Byuka utakira Imana yawe, ahari Imana yawe yatwibuka ntiturimbuke. Hari igihe abantu bamenya Imana ziturimo, umuntu akakureba akavuga ati umuntu ibyo byose asenga Imana isumba izindi mana. Haleluya. Amen. Ngo baramurebye aravuga ati kanguka, turabona ko igisubizo ushobora kuba ari wowe ugifite. Kanguka utakira Imana yawe, abandi batakiye Imana zabo zanze gusubiza. Haleluya. Katuzamura Imana yacu icyubahiro. Tuyihaye icyubahiro. Reka mbabwire bene data,
barambwira ati byuka takira imana yawe. Abandi batatse bavuze ariko ntabwo imana zabo zatabara, yenda yawe yatabara. Haleluya, amen. hari ibintu bimwe ari twebwe tubyikururira bikatugeraho, twarangiza tugatangira kuvuga ngo leta yafunze insengero, batwatse imisoro, bavuze ngo umuntu utangiye itora ashaka abantu 1000. Nibatabikora rero bene data, ndimo mvuga ngo abandi mu bindi bihugu baba bafite mpuzamatorero ariko ifata ibyemezo, kandi ibyemezo ifashe bikaba ari ibyemezo ntakuka. Hanyuma waba utaretse ibyo bakubujije bagufatira imyanzuro, bakaba banaguhagarika, akaba ari bo babyikorera. Rero natwe tukwiriye kuba dufite impuzamatorero imeze gutyo, ikomeye. Yenda nubwo bavuga ngo bafata imyanzuro, hari indi izazi ikakaye kurusha iki. Yego. So rero icyo twavuga ni iki, nuko ibintu byose turimo kunyuramo ubu nk'abakristo cyangwa abantu bafite amatorero, ni twebwe twabyiteye, ni twebwe twabyiteje. Rero nta kindi kintu twakora keretse hari icyo yenda dushobora gukora nk'abantu b'Imana, tugahura tugahuza tukagira icyo dusaba, kandi ndabizi neza ko leta ari umubyeyi yakiduha. Yego. Ushobora kubabwira utariko ibi n'ibi mwatwoherereza gutya na gutya. Yenda ikikomeye nk'abantu 1000 wajya gushaka kugira ngo utangire gutangiza itorero, yora byose ntabwo cyaba ari ikintu cyoroshye, sibyo? Icyo yenda nicyo nge mbona cyaremerera bazatangira, ariko ibindi byose babirekereho. Cyangwa se bazajya bahuza nk'amatorero runaka byigire rimwe. Nabyo birashoboka, nabyo byashoboka. Reka mbabwire, nta kintu gitungura Imana. Bino bintu ntabwo ari leta yabikoze, n'Imana yabikoze. Kubera ko iyo ibintu bimaze gutera umujinya bikarenga, Imana nayo irarakara. Hano Yesu Kristo ajya gufunga izi nsengero, yirukana abaguriraga mu nsengero, ndibaza ko nawe yazifunze, sibyo? Byo byose yasanze bakoreramo ibitakwiriye, sibyo? Niba umuntu ashobora kuvuga ngo tamba isaka wawe, mbega reba ikintu cy'agaciro mu rugo rwawe ukizanye, shuwari katwumvikane. Turabyemera ko icya 10 nibyo, turabyemera gutanga nibyo, turabyemera ituro ry'ishimwe nibyo, ibyo byose turabyemera. Ariko hari ikintu cyo kubeshya cyadutse, kandi cyaduka mu bantu bose. None umuntu akabyuka ati ndi umukozi w'Imana. Yego. Ugahinduka umukozi we kandi uri n'umupfumu, ariko ukabyuka gusa ugenda umukozi w'Imana. Rero ibintu byarivanze, abapfumu bivanze n'abakozi b'Imana, abakonikoni barivanze, ntawamenya ururo n'icyatsi. Rero ngewe nkanjye nge ndashima Imana, leta ni umubyeyi. Yego. Ni umubyeyi, kandi umubyeyi anezezwa n'ikintu cyose gishimisha umwana we. Ariko nanone umwana si byiza ngo ababaze umubyeyi. Iyo dukoze ibintu byose tubabaza ababyeyi ni bibi. Yego. So rero ku mpande zombi numva nta kintu gikomeye kitakosoka. Nitubishaka nk'abakozi b'Imana twahura tugahuza, impuzamatorero zigahuza, natwe tugakora inama tukagira ibyo dusaba kandi byakumvwa. Ariko ibyo kujya hari ukavuza induru ngo bafunze insengero, haje ibi n'ibi, ntago ari byo. Mubanze mutekereze byatewe n'iki, niki cyabiteye. Ese icyabiteye ko mwakirebaga mwari mujijutse mubireba mufite umwuka w'Imana, mwabikozeho iki mbere yuko umubyeyi wacu twese yafata uwo mwanzuro? Rero ngiye mbona ntawafunze umutima wawe urawufite, ntawafunze. Niba itorero ryawe tuje ibyango, genda ujye muri rindi usenge, genda ujye mu bafunguye bafite ubushobozi usenge, ndumva nta kibazo gihari. Imana yacu rero ndabizi neza ko nta kijya cyitungura, ibyawe byose irabizi. Ni nayo mpamvu tugomba kubitindaho, ntabwo twabitindaho. Nakomeje kwibaza nkawe umubyeyi, inshuti y'urubyiruko, abari bo bose, murabona nta ngaruka bishobora kuzagera ku rubyiruko mu gihe kizaza? Urumva urugero, buriya hari abantu benshi bubaka amago yabo kubera ko insengero zifunguye, sibyo? Amakimbirane, burya insengero ari ukuntu iyo dufite abapasiteri beza, insengero zacu zubaka amago menshi, sibyo? Urubyiruko mu mwanya wo kujya mu biyobyabwenge baza gusenga, sibyo? Ni ukuvuga rero ngo niba
mu karere harimo insengero katuvuge wenda nk'eshanu cyangwa 30 hagasigaramo rumwe. Ni ukuvuga ngo cyane cyane zino nsengero nini cyane harimo n'umuturage wa rutinya ntarwinjiremo. Kandi ubundi nitwe twakabaye tujya gushaka abaturage twababwiriza tukabitinyura tukabazana, ariko ivugabutumwa risigaye riri mu mujyi. Ni nayo mpamvu usigaye ubona ibiterane byinshi ni muri arena, ni muri convention, ni mu bintu ahantu heza cyane hanini ndetse hagutse. So nukuvuga ngo umuturage uzinjira muri arena ni bakeya, sibyo? Hari abantu rero bakeneye nkuko twegereza ubuyobozi abaturage, ni nako ibwiriza ubutumwa ryakabaye risatira abaturage mu giturage nyine. Tukagenda tukavuga ubutumwa, abambaye tukabambika, abarwaye amavunja tukabahandura, abatiyuhagira tukabuhagira, abafite amazu yasenyutse tukayubaka. Ni iryo vuga butumwa Yesu Kristo ashaka dukora. Ntago bivuze ko mvuze ngo abakora ibiterane mu ahantu heza hasobanutse, ntago mvuga ngo ntago hoya ari abakomeye n'aboroheje bose bakeneye vuga butumwa. Ariko iyo dufokasinze ku bantu bakomeye gusa, aboroheje bo tubasigirane. Nuvuga rero ngo n'isengero ubona zisigaye ni izira ahantu hakomeye. Insengero ziri mu giturage zifite ubwo bushobozi bwo kuba zigikinguye ni nkeya. Yego. Rero nkuko warumbajije bizagira ingaruka nini cyane, kuko hari abantu abajura kenshi biba batera za gatarina, bagenda wababwiriza bakagaruka bakareka kwiba, abicanyi ugasanga umuntu ari umukozi w'Imana yigeze kubwiriza haje abajura mu rusengero. Hanyuma umujura umukozi w'Imana avuga ati hano hari umuntu ufite imbunda, kandi wari ugiye kwiba, ati nugiye baragutsindayo, ati hari n'abandi 3 mwari muri kumwe. Ati ariko humura ngwino nugire n'ikibazo ngo baragufunga, ati ngewe ndahaguruka ni buri hano. Yarahagurutse arayizana ari mu rusengero. Umukozi w'Imana rwose uzwi muri iki gihugu, sibyo? Yarahagurutse arayizana, ahamagara inzego ziraza zirayifata. Yego. Bandi bagenzi baragiye babatsindaye. Ni ibintu byabayeho, sibyo? Nukuvuga icyo ni igikorwa cyakozwe n'itorero. Nta nubwo twajya kure ni muri Bethesda kwa Rugamba, niho byigeze kubera ku Muhima. Rero itorero rifite umumaro mu baturage, sibyo? Usibye ko harimo n'abaje nanone bakagira ubuyobe bwinshi, bakagira abo bayobye. Ariko ubundi itorero ry'ukuri, itorero rivuga ijambo ry'Imana, rigira umumaro igihugu, kubera ko rifasha igihugu kugira mu kuyobora abaturage, sibyo? Hari abaturage batazi kwandika no gusoma, ariko kubera guhora muri Bibiliya ugasanga Imana imwigishe gusoma Bibiliya. Yego. Sibyo? Hari abaturage batazi kwiyuhagira no gukaraba, ugasanga itorero ribigishe kwiyuhagira no gukaraba. So ibyo byose rero itorero rifite umumaro munini iry'ukuri, itorero rya Kristo ry'ukuri. Ntago tuvuga baje kwihahira nk'aba ngaba Yesu Kristo yirukanye bagurira mu isogya. Ntabwo tuvuga batwara igitangaza, ntabwo tuvuga abandi bavuga ngo gurisha isambu yawe yazane ngo Imana iraguha indi. Ahubwo turavuga abantu bakwereka ukuntu wabona indi sambu wongera kuri iyo ngiyo ufite. Abantu bakwereka ukuntu ushobora kubaka inzu mu buryo bworoshye bakakunganira. Abantu bakwereka ukuntu abana bashobora kwiga bakaminuza bikazakugirira akamaro. Ibyo byose rero itorero rirabikora, ariko ry'ukuri. Rero kuba amatorero amwe yafungwa, harimo azaba afite akamaro azafungwa ko adafite ibyo byose bisabwa, ariko afite umumaro. Rero kuba yafungwa ntabwo bivuze ngo ntibizagira icyo bihungabanyaho, bizagihungabanya. Bamwe bazaba benshi, abasambanyi bazaba benshi, abazurara bazaba benshi. Rero hari abakozi Imana benshi bagiye mu buyobe, niko nabyita, batewe, ariko haracyari ibyiringiro ko Imana yabagarukaho kongera ikabakoresha, hanyuma bakagaruka mu murongo muzima. Ariko mu gihe Imana ifashe icyemezo ntacyo leta yabikoraho. Mu gihe Imana yabafatiye ibyemezo ikavuga ngo ibi nibihagarare, kuko Imana itabihagaritse nta cyabihagarika kindi. Yes. Rero mureke twemere ubushake bw'Imana, ubugombe bw'Imana. Yego. Yes. Kandi tunayumvira. Yes. Nababiretse ukuntu Yona yagiye Imana itamutumye, mwabonye ibyamubayeho. Natwe twagiye mu by'Imana itadutumye, Imana idufatira ibyemezo. Reka rero twemere ibyemezo Imana yadufatiye. Nubwo tuvuga ngo ni leta yadufatiye ibyemezo, ntabwo ari yo. Ntabwo ari yo. Ni Imana yadufatiye ibyemezo ko byari bimaze kwigera ahantu. Rero mu gihe Imana yadufatiye ibyemezo nta kindi twabikoraho, tugomba kubyemera. Ibyo ni bimwe mu byo tuba tugenda tubona ku mbuga nkoranyambaga, ariko mu by'ukuri
nk'urubyiruko ku bantu bakiri batoya ni ukugerageza tugafata amasomo kandi ahagije kugira ngo mu gihe kizaza tuzamenye uko tugomba kugira kwitwara, ko hari byinshi tugomba gukosora. Kandi ikindi mami, ukomeze usengere urubyiruko rwo rukeneye Imana. Ariko ndashaka kubabwira ikintu kimwe, yenda bazanyumva. Ndashaka kubwira ngo ubuzima Imana yaguhaye bufate neza. Yego. Ariko jya ngo urubyiruko reka tuzabafatira igihe tubavugeho. Ahubwo reka dusenge, dusoreze aha ngaha. Imana ikomeze kugira neza abafite insengero zifunguye, kandi n'abatarazifungura nazo bategeza ko ari ugucuruza. Kuba Imana yashyiraho iherezo ryo ko zitazafunguka ntago twayiveba. Kandi bino bintu umukozi w'Imana, wari uzi ko na Uganda bigiye kuhagera? Ejo barimo bavuga ko insengero ziteye umujinya, bavuga yuko yego, bavuga yuko biba abantu, bavuga yuko babatwara amataka. Rero reka twumvikane, icyemezo muzabona gifashwe cyo gufunga urusengero ntago kizaba giturutse kuri leta, kizaba giturutse ku Mana, kuko Imana nayo irarushye, cyangwa bizaba bitewe na ba nyirabyo. None se niba Imana yadutumye kuvuga ko abantu ibyaha bibaye byinshi, twebwe tukajya gukurura twishyira, kandi bidukurura twishyira ntabwo natwe tuzabisiga kuri iyi si. Mu by'ukuri ko kurumva ari ibiki? Kubwira umuntu ngo va mu byaha, va muri ibyo bintu bikunanije iki? Ariko kugira ngo usigirize, ahubwo none usanga mu cyaha nanjye uze ahubwo kugikorana nanjye, kugira ngo ufate ibyo mfite n'ubwo ntabwo ntibizakujyana mu ijuru. Ibintu by'isi si ndabona umuntu bihaga. Inzu, iyo ushatse inzu ushaka iya kabiri, ushaka iya gatatu, nta muntu ujya uhaga ibintu byinshi. Rero ikintu nabona twakora nuko twaharanira gukiranuka no gukora ibyo Imana ishaka. Yego. Ubundi Imana nayo izadufasha muri uru rugendo rwo kwikorera. Nituyumvira izashyiraho inzira yoroshye kwikorera. Amen. Amen. Reka dusoze rero ikiganiro. Mwakoze kubana natwe, kandi na Evangeliste nawe tumusabiye umugisha ku Mana kuko aratuganiriye ku buryo burambuye. Ndizera ko namwe mumusabiye umugisha. Ikindi ku batarakanda subscribe mwayikanda, mugakanda share, like, comment kugira ngo tujye dukomeza kubana muri bino biganiro. Yego, ariko tutari twasoza n'ubwo warushoje, hari ikintu kimwe nshaka kuvuga. Ndagira ngo abazanyumva nimuzanyumve mu ndererwamo yindi. Yego. Oya, ndashaka kubereka ko twatumwe n'Imana tugatana. Abo bafungiye isengero mutarakoze ikintu cyose, muzize Bayona. Yego, muzize Bayona. Ntago ari mwebwe, ahubwo muzize Bayona. Buri abantu bari muri riba bwato bwose bwari bugiye kurohama kubera umuntu umwe. Rero ibi byose byatugeze cyangwa byakugezeho ntabwo ari ukubera wowe ko wari wabigizemo uruhare, ahubwo ni ukubera abantu bameze nka Bayona. Yego. Nicyo nshaka kugira ngo gisobanuke. Rero nimuzumve mvuga ibiyana ngo mutekereze iki, oya, cyangwa ngo babifate ukundi kuntu. Nimuzabifata ukundi kuntu, nta kindi kintu ngewe ngamije, nta n'uwantumye wundi, ahubwo ngiye nkunda kuvuga ukuri uko kumeze. Rero ushobora kuba uri mu gahinda ubona yuko itorero ryawe rigiye gufungwa burundu, ariko nakubwira iki, ntabwo ryafunzwe burundu kuko urarifite ugendana naryo. Yego. Rero menya ko uzize Bayona, kandi nituba abantu bazima tukagenda mu nzira nzima, Imana ifite uko izabigenza. Imana ibahe umugisha, Imana ibishimire, Imana ibagire neza. Shalom shalom, ndabakunda. Shalom.